Ibihe byiza wowe turi kumwe, tuguhaye ikaze rero mu nkuru y'uyu munsi, twizera yuko nayo uri buyikunde. Ni inkuru twateguriwe na Yvonne, reka tuyikugezeho. Ese ninde muntu waba uzi formule y'urukundo ngo ayitubwire? Ese mu bahanga babayeho n'abakivuka ubu ngubu rwose nta muntu n'umwe urabasha kubona formule y'urukundo ngo ayitubwire? Reka ibyo tubireke. Nibura se ninde watubwira formule yo kugira ngo abantu bakundane rwose urukundo rurambe? Buriya se formule yabiteye ite? Reka wenda njyewe ngerageze. Buriya se wenda kugira ngo abantu barambane byasaba iki? Reka numve. Kuba mukundana muri beza imbere n'inyuma, guteranyaho, guhana agaciro hagati yanyu no kugaha imiryango yanyu mukomokamo, mugateranyaho kuba abanyakuri, mugakuba umwanya muhana. Wenda byatuma murambana. Hoya ibyo nabyo ntabwo ari byo. Ko nabigerageje se njye na David bikanga? Wenda se reka turebe. Kuba mukundana, mugateranyaho umwanya mwamaze muziranye mbere y'uko mutangira gukundana, mugateranyaho kuba mufite uburere n'umutima mwiza, mugakuramo gutendeka, mukagabanya inzoga, mugakuba kubahana. Ibyo byo rwose byatuma hari abantu barambana. Ariko nabyo si byo, kuko byo ngibyo byose narabigerageje njye na David ntako tutagize. Reka ndebe wenda nanone si ikindi gishoboka. Kuba mukundana, musenga mwembi, mukaba mufite amafaranga, mugakuramo gusesagura, mugakuramo ubuhehesi, mugakuba kuba mwumvikana. Shaho ho mwarambana pe. Hoya ariko nanone pe nabyo si byo. Oya we nabyo nsanze atari byo. Ubuse ko urukundo rumeze gute? Ko numva ngiye gusara. Ayo ni amagambo n'ibitekerezo byose byari binyuze uyu mutima igihe nari maze gutandukana na David, umuhungu umwe rukumbi nakunze kuva kera. Kuva mu buto bwanjye kugera igihe cyose nkuze nakunze David. Naramukundaga kandi rwose nawe nkabona arankunda. Umuntu wese wari unzi yari azi na David. Famiye y'iwabo yari inzi, nanjye famiye y'iwabo nyizi, bose bari batuzi. Icyari gisigaye cyari ugushyingiranwa. Twamaranye imyaka 7 dukundana urukundo ruzira uburyarya. David naramukunze koko, sinigeze mucitinga n'umunsi n'umwe, nta nubwo rwose nigeze nanabitekereza ko nshobora kubikora. Numvaga ari we mukunzi wanjye, nta wundi muntu ushobora kumusimbura, kandi nawe nabonaga ariko bimeze. Muri iyo myaka 7 twari tumaze dukundana, twari twaravuze tata ariko noneho umwaka wa 8 ntabwo ugomba kudusiga. Ibi birakabije. Tumaranye igihe dukundana, turaziranye, tuzi ibyo twumvikanaho, nta n'umwe utazi undi, buri wese azi icyo yakihanganira ku wundi. Tugomba gukora ubukwe tugashyingiranwa. Nibwiraga ko njyewe kumarana igihe kinini mukundana, kumarana igihe kinini muziranye mbere y'uko mukundana, ibyo bintu rwose bishobora kubabera ipfundo rizatuma murambana. Naravugaga nti umuntu uba umuzi neza, waramwize, uzi ingeso ze, uzi ibintu bye byose, ariko naribeshye nasanze nta muntu wiga undi. David mu gihe gitoya yatangiye guhinduka, dutangiye uwo mwaka wa 8. Nkabibona ko yahindutse, atakimpa umwanya, atakimvugisha nka mbere. Namubaza akambwira ngo nta cyabaye, ngo ni akazi, ngo hari igihe aba yumva ananiwe. Nkamubwiye se ko mbere atari uko nguko twari tumeranye, kandi n'ako kazi wari ugafite rega. Gusa akampa ibisobanuro nkumva ntibihagije, ariko nyine nanjye nageraho nkamureka. Hari igihe ukundana n'umuntu igihe kirekire ukumva rwose birahagije, ukumva yarabaye uwawe byararangiye, ku buryo hari n'akantu k'agatotsi ubona ntukiteho, ukaba uvuga ngo umuntu yarangije kuba uwawe rwose, ukishyira ahareze. Nanjye nuko nguko byari bimeze. Numvaga nta n'umukobwa watinyuka kumwegera, narishyizemo nkaho rwose isi yose izi ko ari uwanjye narangije kumufata. Numvaga ntacyo bintwaye, numvaga wagira ngo twarangije kugirana isezerano rwose, nkirengagiza yuko n'abasezeranye batandukana. Natangiye kubona hari umukobwa usigaye ahamagara cyane David, bikanyobera nkabyibazaho cyane. Icyo gihe bwo nari ntangiye kumera nkaho ntangiye gukanguka. David namubaza akambwira ngo ni inshuti ye, nkamubwiye si inshuti yawe ntazi kuva kera igihe cyose tumaranye, akambwira ngo ni inshuti ye nshyashya, ariko nta bindi bintu baba bapanga.
akambwira ati tuza baby rwose humura, niba ushaka yuko ntazongera no kumuvugisha ndabikora, kuko urabizi neza ko ntaguca inyuma. Nanjye nkishima nkibera muri icyo cyizere yahoraga anshyiraho. Igihe cyarageze David arambirwa gukomeza kuba muri icyo kinyoma. Yanyandikiye message ambwira yuko rwose iby'urukundo rwanjye nawe bitagishobotse, ko gukundana nawe bitagikomeje, ngo ninkomeze ubuzima bwanjye nawe yikomereze ubwe. Ngarabimbwiye ngo kugira ngo mbimenye ngo ntazagira undi muntu ngo mbyumvana biturutse hanze kandi ngo ntaramubereye inshuti mbi. Numvishe numiwe. Iyo message nayisubiyemo inshuro ntabara, ndi kwibaza koko nimba ibyo ndi kubona ari byo cyangwa niba ari ukubonekerwa. Njyewe sinatuje ngo David musubize message, nahise muhamagara ndamubwira nti se David, iriya message ninde uyanditse? Yarambwiye ati rwose nta wundi muntu, ni njyewe ubikwibwiriye, ni njyewe ukwandikiye iriya message, nta wundi muntu wayanditse, ubimenye ibyo nkubwiye niko bimeze, njye nawe ntago iby'urukundo rwacu birarangiye. Ndamubwira nti se dupfuye iki gituma unkora ibintu nk'ibi ngibi koko? Yarambwiye ngo nta kintu na kimwe dupfuye, ngo ariko ntago byakunda yuko dukomeza gutandukana. Ngaranshimira ko namubereye umukunzi mwiza, ngo n'inshuti nziza, mbese n'ibindi byinshi, ngo ariko iby'urukundo byo ntibishobotse. Nararize cyane mvuza induru, ariko David rwose muri ako kanya nta mwanya yari akimfitiye ngo arampoze. Narababaye cyane, agahinda karanyica, nari meze nyine nk'uwagezeyo. Ntago mu bintu nexpectingaga hari harimo nuko nshobora gutandukana na David. Mu mutwe wanjye hari harimo ahubwo ukuntu tuzakora ubukwe, ahantu tuzaba, abana tuzabyarana, mbese n'ibyo bintu nitekererezaga. Nari nararenze page yo kuvuga yuko njye nawe dushobora gutandukana. Narababaye, agahinda karanyica. Negereye imwe mu nshuti za David ndamubaza, nariko mbwira, usibye yuko wenda David yanze kumbwiza ukuri, wowe ko muri inshuti nta kintu yaba yakubwiye mu byatumye ntandukana nawe? Yarambwiye ati David rero hari umukobwa bakundana, amumbwiye neza numva ni wa wundi bari bamaze iminsi bavugana. Ati rwose bapanga no kuzakora ubukwe, ati yego nyine si vuba cyane, ati ariko bari kubipanga. David yavuze ko atazongera gutinda mu rukundo cyane nk'ukuntu mwamaranye mu rukundo imyaka ingana kuriya yose, rero bashobora no kuzakora ubukwe vuba. Agahinda kahise kanyica, ndavuga interi ko mana yanjye koko ibintu David ari kunkura ni ibiki? Nageze mu rugo ndababara cyane, nanirwa kwakira ibintu numvise. Nahise mvuga inti ubu koko nzahasobanurira icyo abantu bari bazi iby'urukundo rwanjye na David. Numva nzahita mbiciro ry'umugani abantu bose bavuga ngo David yaranyanze, ngo yarambenze. Nkumva simfite ikintu nzajya ngenda nsobanurira abantu. Naravuze inti ariko ubundi washaka umugabo mbere ya David nkakora ubukwe mbere ye, abantu ntibabone ko ari we wanyanze, ahubwo bakabona ko ari njyewe wamwanze. Mbikoze gutyo nkakora ubukwe mbere ye, abantu bose bahita babona ko ari njyewe wamwanze, ntago babona ko ari we wanyanze. Numvaga ari igisebo kugira ngo abantu bose bamenye ngo umuntu tumaranye imyaka 7 dukundana none aranyanze. Naravuze ntaho kugira ngo nsebe buretse niba ugiye guseba. Hari umusore witwa Moses wari umaze iminsi ansaba urukundo, ariko naramuhakaniye kubera ukuntu nakundanaga na David. Nageze aho ndavuga inti ariko uwakemerera Moses urukundo. Naravuze inti ariko Imana yambabariye Moses akongera akanyandikira message cyangwa se akampamagara akomeza kunyingingara, dore ko atahwemaga guhora ampamagara ansaba urukundo, nubwo nari naramuhakaniye ntiyumvaga. Moses mu by'ukuri ntago twari tuziranye cyane, nta nubwo rwose numvaga mukunze, ariko kubera ibihe nari ndimo byanyumvishaga yuko ngomba gufata umwanzuro nkahita mwemera urukundo vuba na bwangu. Hashize nk'iminsi 2 nagiye kubona mbona Moses aranyandikiye. Ndavuga nari kuzi koko ko Imana yumva amasengesho we, reka ndeba ka message anyoherereje. Nasanze yambwira rwose ko ankunda cyane, ko ni mwemerera urukundo azantetesha, azantonesha, ko nzabaho nishimye atazigera ampemukira na rimwe mu buzima. Nubwo nari nishimye akanyandikiye, nasomaga message mfite umujinya n'agahinda kubera n'ukuntu nari nkirakariye David. Mvuga ni mwese muri abagome, muri abana babi, nta rundi rukundo mudukunda usibye gushaka kudutesha umutwe gusa. Nahise rwose musubiza vuba na bwangu mubwira yuko nanjye mukunda, ko niteguye kumubera umukunzi w'ibihe byose. Moses rero twatangiye kujya mu rukundo, ariko rwose nta rukundo na rukeya nari mufitiye.
njyewe target yanjye ari ukugira ngo nkore ubukwe nivire aho ngaho ntaraba urw'amenyo ngo bavuge ngo David yaranyanze ngo none yikoreye ubukwe n'uwundi mukobwa. Moses twatangiye gukundana igihe gitoya rwose, ariko nyine nkashaka ahantu nzahera ibintu by'ubukwe nkahabura, nkavuga ese ubu ngubu umuntu turaba dukundanye amezi abiri ntangire mubwire ngo ubukwe, nkumva nabuze ahantu mbihera. Nahise mvuga nti ariko urabizi ngomba gushaka uburyo rwose natwita, buriya Moses aramutse abonye ntwite nta nubwo iby'igihe gitoya tumaranye yabyitaho, twahita dukora ubukwe. Nahise mvuga nti ariko reka ne guhubuka nzabanze muganirize nshaka ukuntu nashyiramo akantu ko kumubaza igihe yumva twazakorera ubukwe. Tuganiriye icyo kiganiro yambwiye yuko rwose yumva yakorana ubukwe nanjye nyuma y'imyaka 3 twaba tumaranye dukundana. Ku mutima numvishe numiwe ndavuga nti imyaka 3 ye, yarambwiye mu myaka 3 kandi njyewe niyumviraga nibura no mu mezi 5 twaba tumaranye dukundana rwose twahita twikorera ubukwe. Navuga nti imipango yanjye ko mbona ntazayigeraho ndabigira nte. Rwose Moses nahise ntangira gushaka uburyo twaryamana, mu minsi mike yahise antera inda. Maze gutwita rero nari mbonye iturufu, nahise mubwira ko ntwite mbyishimiye cyane nenda nko kuguruka inda ifite nk'ukwezi. Moses nabimubwiye rwose nishimye cyane numva mfite confidence, wagira ngo sinzi uwari warambwiye rwose yuko nimbimubwira azabyakira neza. Nkimara kubimubwira rero yarabyakiriye, arambwira ngo biramushimishije, ngo ariko ngo ndabizi neza yuko yambwiye ko atiteguye guhita akora ubukwe. Naramubwiye nti none uragira ngo mbe urw'amenyo, uragira ngo abantu bose banyote bavuge ngo mbyariye iwacu ndi ikirumbo, tugomba gukora ubukwe uko byagenda kose. Moses yarambwiye ati reka reka ntago bishoboka, ntago njyewe nakora ubukwe kano kanya, ntago ndi ready. Nahise mubwira nti se urabura iki, ni amafaranga se, ni iki kibura? Moses yarambwiye ngo agira uko atwara ibintu bye, ngo abafite plan y'ibintu by'uko yagiye abipanga, ngo azakora ubukwe nyuma y'imyaka 3 nk'uko yabimbwiye. Naravuze nti noneho karabaye. Naramubwiye nti noneho rero niba utari tayari yuko twakora ubukwe, reka nibura tubane tuzasezerane nyuma, ariko rwose umfashe simba urw'amenyo ku musozi w'iwacu. Moses yarambwiye ati reka reka mu muryango w'iwacu ntaho byabaye, ntago rwose natinyuka kuvuga ngo ndashaka umugore ntakoze ubukwe, ibyo ntago bibaho pe. Tegereza wowe, igihe nikigera tuzabukora, genda ubyara umwana tuzamwitaho, nzaba mpari, igihe cyo gukora ubukwe nikigera tuzabukora, humura. Nahise mubwira nti urampemukiye mu buzima, tekereza amagambo abantu bagiye kuvuga, ubu ngubu se koko nzaba ndi iciro ry'imigani. Moses yarambwiye ati reka uzabareke bavuge, none se abantu n'ubundi kutababuza kuvuga. Icya mbere ni uko uzaba uzi gahunda njye nawe dufite, uzaba uzi neza ko igihe nikigera tuzakora ubukwe. Rero ndi kumva iby'amagambo y'abantu bidakwiye kukubabaza kubera ko uzi neza umugambi dufitanye. Nabonye Moses kumwumvisha iby'ubukwe rwose ameze nkaho ndi guta inyuma ya Huye. Naramwihoreye ndagenda ndavuga nti ariko ubundi ubu ngubu iyi nda uwayikuramo. Icya mbere papa w'umwana simukunda, umwana nawe kandi simushaka, nuko nagira ngo nikorere ubukwe, none reba byose biranze. Nakomeje kubitekerezaho nabyo numva binteye ubwoba cyane, ndavuga nti reka nihangane nyine uko byagenda kose nzamubyara, none se mbigenze nte ko ari njye wabyishoyemo. Naravuze nti iyi nda ngomba kuyihisha, ariko nyine icyo nari nibagiwe nuko inda n'ubundi uko wahisha kose igeraho ikagaragara. Inda yanjye rwose yageze aho iragaragara, maze si ukuvuga njye watinyaga amagambo mvuga ngo reka nikorere ubukwe mbere ya David batazamvuga, ahubwo noneho nibwo abantu bari babonye ikintu gifatika cyo kuvuga, hahandi abantu bakuvuga ariko nyine bafite n'ibimenyetso. Batangiye kuvuga yuko David yanyanze ngo kubera ngo namwitwayeho nabi, ngo namuciye inyuma, ngo ndi ikirara, ngo yabonaga atazanshobora, mbese bavuze byinshi bitandukanye. Abantu nawe urabazi bavuga inkuru bagashyiraho n'indege. Naricaye hamwe koko baramvuga. David yakoze ubukwe hashize iminsi mike yambyaye. Mbega inkuru yari mbi mu matwi yanjye kumva ko David akoze ubukwe n'undi mukobwa. Nanubu agahinda sindagakira. Cyakoze Moses mu gihe nari ntwite ntago yigeze amba kure.
no mu minsi mike amaze kubyara yagumye kumba iruhande, ariko yatangiye kunyikuraho gake gake. Nahise mvuga nti n'ubundi erega Moses yari buzandike, buriya yambwiraga ariya magambo yose ngo ntidukore ubukwe ari imitwe yo kunyikuraho, n'ubundi nabikenze kuva kare. Yampamagaraga nka rimwe mu kwezi rwose ari ukumbaza amakuru y'umwana, bikagaragara ko hagati yanjye nawe nta kindi kintu kirimo kiduhuje usibye umwana gusa. Nahise mbibona ko nta rukundo rundi akimfitiye, naramwihoreye nyine ndavuga inti ariko se ubu koko umuntu azagira ate mu rukundo, ko iby'urukundo njyewe byanyobeye. Ukundana umuntu n'igihe kirekire mugashwana, mwakundana n'umuntu igihe gitoya mugashwana. Bamwe bakundana uyu munsi igihe gitoya rwose bakabana kandi urugo rukagenda neza, abandi babikora igihe kirekire bakabana. Njyewe rero byarancanze, ubanza ndi umunyamwaku. Gusa natekereje neza ndavuga inti izi zose ni ingaruka ndi gucamo zitewe no gufata umwanzuro wanjye mpubutse. Iyo nza gufata umwanya nkihangana nkatekereza neza nkabanza nkatuza, byari kunyorohera kurusha guhangana n'izi ngaruka z'ibibazo nishoyemo ngo ndimo ndahima David. Gufata umwanzuro rwose nkirakaye byankururiye ingorane nyinshi cyane. Naravuze nti ibyiza ni uko nari kubanza nkatuza nkiyakira, nkazabona gutekereza ku kindi kintu nari bukore, kurusha guhubuka ngo ndishora mu bintu ntatekerejeho neza. Ubundi ikosa rimwe nakoze cyane ni ukwizera David ku rwego rwo hejuru cyane, hahandi uha umutima wawe wose ku buryo nakurekura nyine uzashwanyuka ntihagire n'agace na gatoya gasigara. Nubwo nyine naryo ari ikosa nakoze, ariko ikosa nakoze cyane ni imyanzuro nafashe mpubutse. Burya nabonye ko gushaka guhima umuntu atari byiza. Hari igihe ushaka kwiha guhima isi, ahubwo isi akaba ari yo iguhima. Ubu nanjye izo ngaruka nizo nibereyemo. Wakoze gukurikira inkuru twakugejejeho ya Yvonne, naho ubutaha rero mu zindi nkuru nyinshi tugutegura.